Umva Eric. Pozinga iyo ndirimbo mbanze nsomera imbwakazi hano yitwa Isimbi Niki. So you guys Nima soundinga uwo mukecuru naramubwiye ko azajya agarukira umva n'ikikanyo rero reka nkubwire reka nanjye niyambure ubwanana nkubwize ukuri nka super sex kanyoko ntabwo ndisha niba soundinga nk'abatwa ibyo ujya video mu mwoyo wawe uranyumva neza ntuzongere kumenyera mabere yaragumiwe ari muri Canada mubwire uko barababwiye kwitonda bakanga kumva ujye umenyera bagutwise n'ijisho mujye mumenyera abashadibu banje no super sex ntimuzamenyere ko nzabarisha ubwabanyoko kuko iyo ndakaye ndakara nabi come on respect nanjye kare yanitse mu dise mukobwa iyo mukecuru namubwira ngakumva iyo mbwakazi gusa yatukuranye n'icyacu yena kadidiwe wawe tayina cyakora yena mukaze umukade adide wawe nakurisha ubwawe n'ubwanyoko nkanagutabana n'abanyogokuru uranyumva neza kuba turi hano ntabwo twaguhamagaye mabere ntabwo twaguhamagaye hano ujye kwasabira muri tuwarete aho ujugunya uba wantandaraje kanyo mba namubwiye banze kumva atajicu natwe turi abantu guhora duseka cyangwa dukora twishimisha ntabwo mugomba kutwinjira mu buzima abo mutuka bagaceceka iwanjye ntimuzayobereye kuko nimuyoberayo rwose muzicuza icyatumye musohoka mu myoyo y'abanyoko atajicu let's continue babe. Guys, mbere yo gukomeza reka tumaze twamamaza umuterankunga mukuru ibiganiro byose tubagezaho nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza kurya wasohotse igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose.